mukanya tugaruka tuvuga ku Bongereza tugaruka ku kintu nari ntegarutseho personally ndi kuvuga ku kintu cya free roll ukuntu umuntu nka Cristiano Ronaldo yatumye abantu nka Bruno Fernandes kudelivaringa kwabo bigorana ba Rafael Leao tugasa nkaho tubuze umuntu hariya indani muri box bahereza imipira bitewe nuko ya dropinze yaje pesi imyaka biragoranye ikipe ya Portugal kuviramo muri kimwe cya kane aro byatunguye muri mwembi ubanza simbizi muhana ijambo Kamanzi Portugal ngiye ntabwo icyantunguye nta kintu cyantunguye urebye nari niteze ko iza nyine na hara yageze ntabwo nabibonaga ntabwo nabonaga nyine Portugal izageza hariya bitewe n'iki ikizamo muri Euro nyine yari ekipe ihabwa amahirwe kuko ni ekipe nyine nayo ifite abakinnyi beza ariko ifite umutoza utajya uhindura imikinire ifite umutoza ubona Bernardo Silva kuri 7 ibintu byose yabikoze agakina akagenda akagera imbere akagarura ballon akazamo hagati akabona byanze Bernardo Silva kuri nimero 7 kandi match zose niho yakinnye nta nubwo yasimburwaga umukinnyi wageragezaga gukina yari noza Rafael Leao we wenyine wakinaga kuri 11 Cristiano nawe ushaka kumarira ballon yakoragaho yabonaga byanze akaguma imbere none bagakora n'ama equipe ari gukina asa na defender akaba ari inyuma ya nimero 6 akabagaranye n'abataka nta muntu ushaka kumuha ballon Bruno Fernandes nawe kwakira ballon mo hagati wanabyabaye bibaza umuntu ageragezaga ni Vitinha nayo kuba yacenga ariko nayo yageza ballon ku mane Bernardo Silva nagari gukina bikanga bigatuma Cristiano ashobora kuza akaka ballon no kuyikoraho rimwe akaka ballon nimwe agakoraho agasa n'usubeyo yasa n'undi ballon nizimusangaye gutanga ballon balls ntabwo byari gukunda kuko imande ntabwo zakoraga rero wenyine niyo mpamvu n'undi ahageragezaga gukora yari nimero 11 so ikintu cya mbere cyabyishe ntabwo uramutoza ntagahindura imikinire kandi kugera ballon hagati barakinaga neza ariko kuba bagera muri box ya adversaire byari byarabaye ikibazo so ebenshi bikomoza baravuze ati Martinez wirukanwe n'ubirigi agiye gukora iki burase igihe cyiza avuga ko bafite golden generation agiye muri Portugal gukora iki mu kwagera ku mutozo wari warirukanwe wa Portugal baravugaga ati we na Ronaldo ntago umwuka ari mwiza and then witwa Martinez aravuga ati njye noneho mu kwiyunga n'uyu mupapa of course ni icon bagomba kureberaho eka ngerageze ni adapte ku mikinire ye bimufavoreza ku delivering arabikora benshi birabakostinga Deni gusa bikomoje nawe avuga ati njyewe choice z'umutoza ari mu mpamvu Portugal ishobora kuba yarasezerewe muri no era wowe ku giti cyawe ukomoza kuri adversaire bahuye ubwo ngubwo unankomoreza no kubabirigi uko basezerewe Portugal no mu birigi bazizigi Portugal ya Roberto Martinez rero giyewe ndiri mu makipe abenshi twahaga amahirwe hari n'abavuga ngo yacyabya agose buriya nibyo akakumvira impamvu ze ibyo kabisa bavuga ko najya byumva za ya ma computer fake ngo ni super computers bahaye igikombe Portugal ariko byashingiraga kuki byashingiraga kuri swadi bafite Portugal muri yero n'abongereza n'abafaransa ni namwe mu ma equipe yari afite abakinnyi bakina mu ma equipe akomeye meza kandi ba delivery Portugal Ruben Diaz muri City urumva aho ni muri defense sibyo tukajyamo hagati ni hagati usibye ko Bayern mushaka Vitinha muri PSG aragasunika Bruno Fernandes muri Manchester United ni key player twajya ku Bernardo Leao na Ronaldo Silva ni muri City Rafael Leao muri well talent wise ntago twabitindaho buriya kiri mu bihugu bifite impano n'abakinnyi kiri mu equipe akomeye oya ngenda ajya kuri kata cyase side kuvuga ati bavanzemo n'abakinnyi bakuze tala imana tala ifingiye kukiza hari tala hari ufite tala tala ku bakinnyi ku giti cyabo
pana iyo ngiyo bafite raw talent. Nuno Mendes ni umudefanseri mwiza kuri gatatu yugarije, ari no mu bakinnyi bitwaye neza muri rero ruhande rwa Portugal. Diego Dalot umukinnyi mubi, ntago yigeze akina. Cancelo no yagize match Cancelo yagize match ku giti cye ni umukinnyi mwiza. Uretse nabo n'abasimbura babo ba Ruben Neves si abakinnyi babi. Talent wise umukinnyi ku giti cye uramubona ukavuga ati ni mwiza. Ferran imyaka yanze Muzepe yagaragaje ko imyaka ari imibare. Umukinnyi yakinaga iminota 120 yanakinaga neza. Ariko njye kuko nabivuze nkuko nakubwiye ko njye kuva inyuma kugera hagati nta kibazo cyane. Portugal yagize icyuho kuko arumbwe ngo amaze kuri Portugal yagize ikibazo nk'icyandi ma equipe yose akomeye yuko ibitego byabaye ibyibura, ikagira ikibazo cyuko ifite Cristiano imbere utari bu delivering nka Cristiano w'imyaka. Ariko ikibazo se burakiri kuri Cristiano, buri kibazo kimuriho. Cristiano yari ari kuri attack, yagombaga gutsinda, yasabwaga iki rero? Yasabwaga gutsinda. Wabonye baro zingahe ziza muri box urumva ya adversaire kurya atsinda ibitego? Aho ngaho mutaza nkeneye en general impamvu nyamukuru gusa yari yakomeje kumutoza kuko nituza kubitendamo gutya turashaka time ya Portugal ku giti cyayo. Ahantu umutoza yakoze amakosa ni hamwe, ni kuri iyi match ya 1/4 basezererwa n'abafaransa, akuramo Bruno Fernandes agashyiramo uwo bita Joao Felix. No kwanga ubundi zira penalty bakizigeramo umutoza yari yamaze kubona ko bigenda byerekeza ku mapenalty. Bruno Fernandes nk'umukinnyi mwiza mu gutera amapenalty yari kumugumishamo. Iriya penalty Joao Felix yateye yagagombye kuba yaratewe na Bruno Fernandes. Zira ni iyo bigeze hari ibirari iminota y'abantu bakuru, match imwe knockout abari match y'abantu bakuru. Kuzana rero umukinnyi umaze iminsi kuri bench ukiri mutoya usa nkaho nawe mu mutwe buraba harimo akantu ko kwanga kukindi kuri bench ukamushyiramo agiye gutera penalty kuri izi karifi y'igihugu muri 1/2 en plus. Ntekereza ko nyine aho hantu yakoze amahitamo mabipe, naho kuvuga ngo umutoza byo wahuye na adversaire nka France. Ako kantu komojo ka adversaire ese benza n'ikibazo. Adversaire ntiyaba yarabaye mwiza kurusha ikipe ku buryo kuba Portugal yaravuyemo. Ubundi France na Portugal iyo ugereranyije ayo ma equipe abiri nta difference nini irimo kuri kalite z'abakinnyi, kuri kubigwi nk'igihugu umupira w'amaguru kwizina umupira w'amaguru. Ibyo bihugu bibiri nta gitandukaniro rinini ririmo, sibyo? Twareba abatoza ushobora gusanga Didier Deschamps ari umutoza mwiza kurusha Roberto Martinez bitewe n'iki na experience equipe atoza yimazemo igihe pari raporo ya mugenzi we ari we Roberto Martinez. Didier Deschamps yatwaye igikombe biguhereza 2018. Ubushize muri rero bagarukiye ariko 1/8 icyo gihe amakipe yose byari byanze, urumva. Ariko ayimazemo igihe abakinnyi be arabazi pari raporo ya adversaire. Ubona ko France yanaje wenda ho naringiye kusa nk'ujya muri France, ariko France yirabizi ko nkuko bazamutse na 1/8 atake yarananiwe. Muri make ubundi we ubona ko yarafite target y'amapenalty. Okay, muri make nje kuri aka kantu conclusion dusa nk'abavuye kuri equipe muhitemo nkomereza kuba yaravuyemo harimo amahitamo y'umutoza bijyanye n'igihe equipe yari igizemo cy'amapenalty, hakabamo bakinaga, hakabamo n'abatoza bombi tandukanye n'abatoza bombi Didier Deschamps na Roberto Martinez. Ubwo nyine muri make nkurikije ibintu muvuze ubwo saravuga ati choice ya display imikinire mu kibuga y'umuntu witwa Roberto Martinez nje sinemeranya nayo. Kandi nera ahantu nje nyine ari mavuna tutagamubwira ngo kuri nuza kuri squad Cristiano imyaka agezeho n'umukinnyi nyine wabaye mwiza n'ubu ngubu ushaka kuba mwiza, ariko yakabaye mwiza afite aba wing. Portugal kugira umuyinga iburyo ukora nk'uko Noza iriya wakora akora ibyo byari gutanga umusaruro.
naho icyo ngicyo cy'uko yasimbuje agashyiramo Felix agakwiye gushyiramo Bruno akaba ari gutera penalty I'm not sure niba yaramushyizemo ngo atere penalty kandi n'undi penalty ntabwo ari mbi cyane kuko yakubise penalty ngiye ukuntu mbibara ni 50-50 n'aba Messi twemera n'uwo Ronaldo twemera barazirata bose barazirata tugezemo akenshi abatoza bitugezemo ya mikino ta extra time bashyiramo abakinnyi bashobora bazi gutera penalty bibaho nabyo ndisimbi hakanya ariko nanone burangiye kuri nge side yanjye penalty zizamo chance penalty ahantu amahirwe aziramo no kumenya ngo umuzamu arayifata cyane ntayifata kuvo ariko kubazitera bo hari abakinnyi beza mu gutera penalty ariko nabo bidakwiye ko bajye bazirata ntabwo bikwiye ko bajya bazirata nzi ko barabafaransa bari buzibushe kuko babinkoreye okay desha warabizi ko yarabizi ko atake yari mbi yamaze kubyakira nyuma yo kuvunika noneho kwa Mbappe ubu rero arakudefanda kumubonamo igitego ni inkuru nikosa ntibikunda makipe yose ariko afite defense nziza